munyereke ko nako stikazi nkazina munyereke ko murimo kunyuma. Imana ishimwe cyane. So ndashimana nanjye ko uyu munsi ari ngiye tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Shimana n'abashumba bacu baba batwemereye baduhaye umwanya kugira ngo natwe tuvuge ku bya Kristo, tuvuge Kristo. Imana ishimwe cyane. Rero amen. Papa Damien, yego. Ndashima Imana, ndashima nawe Mama Clarissa uyu munsi, Mama Ganza watuyoboye rwose, byari byiza. Nari nkumbuye kumva ijwi ryawe. Uri mu bantu bafite ijwi ego ko wagira ngo hari abantu batakwirirwa basaba akazi k'ubunyamakuru ngo bakabime bitewe n'amajwi yabo ukuntu ameze nyine. Mama Clarissa nawe arimo. Umuntu ushobora kugenda agatavuga ati uyu we rwose ijwi rye umva abantu bajya bumva radio buri munsi nta kibazo. Imana ishimwe cyane. So turi kuvuga ku kintu cyitwa agakiza, niko turi kuvuga muri niyo topic dufite. Abantu mumaze iminsi mwatendiga amateraniro ya nimugoroba, nukuri twarahezagiwe cyane. Niyo mpamvu umuntu urimo gucikwa, umuntu uri muzikuri urimo gucikwa amateraniro ya nimugoroba, ndakwinginze uze kuza nuko cyangwa ujye kuri YouTube wumve, kuko ibindi byose bizakurikiraho utumvise ibya mbere bishobora kuzagucanga no kukuyobera no kutamenya impamvu. Ariko ibintu byose n'ubundi uko Apotre yabitwigishije, uko Apotre yatubwirije rwose nibyo navuga ngo niyo hard part twadufite yo kubanza kumenya mbere yuko dukurikizaho n'ibindi byose bivugwa ku gakiza. Ariko iriya that was the hardest part. Niyo part isa nkaho yari ikomeye umuntu yatindaga kumva nyine. Umuntu ntabwo yapfaga kuyiyumvisha gutyo gusa, ariko iriya part yatubwiye rwose yari part y'ingenzi yuko umuntu agomba kumenya akanasobanukirwa neza. Imana ishimwe. So mbere rero twebwe twumvaga agakiza ari nk'iki? Hari uburyo ki abantu bajyaga bavuga agakiza. Ukareba agakiza kareberwa mu myenda miremire, agakiza kareberwa mu misatsi idasutse, gasanga agakiza kareberwa mu bintu nyine biraho bigaragarira amaso kandi nyamara atari byo. Ibyo byose nta hantu byagaragazaga agakiza pe. Ugasanga rero umuntu wese avuga turi muntu arakijijwe, cyangwa abona nk'umuntu ugasanga umuntu yajyaga yisiga utumake-up, yajyaga asuka, wajya kumubona mu minsi nyuma ukamaze se byagenze tumumva ngo ngiye narakijijwe nakiriye agakiza. Ukibaza agakiza kamukuyemo ipantaro, agakiza kamukuyeho imisatsi, agakiza nyine ukumva uburyo ari kubisobanura n'uburyo butanumvikana. Kumwibaza ugahita wibaza ku gakiza ni bwoko ki, kandi noneho abantu nabo bakabikwereka ko nyine udakijijwe kubera ko ibyo byose utabikora. Ugasanga nyine kubera ko wowe udatega igitambaro ubwo kakwahere ntago ukijijwe, nta gakiza ufite. Bigasanga nkaho biri kugaragarira mu mirimo cyangwa se mu bikorwa umuntu akora. Ariko nyamara niba muri abantu twakurikiye inyigisho iyi minsi 3 yose ishize, agakiza ni Kristo. Iyo tuvuze agakiza tuba turimo kuvuga Kristo, kuko abahanuzi banditse ibyako gakiza, abavuze ibyako gakiza banditse barabyandika, ariko ntago bavugaga ikintu, ntago ari ikintu bavugaga ngo kizaza, ahubwo yari umuntu bavugaga ko ari uzaza. Uwo nguwo ariko gakiza kacu ngubu dufite uyu munsi. Agakiza ni Kristo. Niyo mpamvu iyo turi kuvuga agakiza, iyo turimo kuvuga agakiza tuvuga iby'imibabaro ya Kristo, tukavuga ibyo kubambwa kuko yarabambwe, tukavuga ibyo gupfa kwe kuko yarapfuye ku musaraba, bamaze kumubamba, babanje kumubamba ayi ku musaraba arapfa. Tukavuga ibyo guhambwa kuko baramuhambye baramushyingura. Tukavuga ibyo kuzuka kwe kuko amaze gupfa yarazutse, ndetse tukavuga n'ubwiza bwakurikiye iyo mibabaro yose ya Kristo yanyuzemo. Nago agakiza ari iyo mibabaro yonyine. Ibyo byose tuvuze uburyo Kristo yaje mu isi agahinduka umuntu, akababazwa, agapfa, agahambwa, akajya ikuzimu mu bapfuye, akazuka ku munsi wa gatatu. Ibyo byo nago ibyo ngibyo ari byo byonyine, ahubwo akaba hari na part yindi n'ubwiza bwaje bukurikiye cyangwa se bwaje buherekeje iyo mibabaro yose ya Kristo. Ariyo uyu munsi celebrating amariyo naho turi uyu munsi twize nimugoroba ngo iyo Kristo ataza kuzuka none nta n'icyo twari kuba tuvuga nyine n'uyu munsi, twari kuba tukirimbata n'ubusanzwe nk'ibisanzwe. Ariko kuko Kristo yazutse, ubwiza bw'iyo mibabaro bwakurikiyeho kubwo kuzuka kwa Kristo nibyo tuvuga. Imana ishimwe cyane. Abantu mwabonye kuri flyer rero uyu munsi natanzeho nuze ndi kuvuga uburyo ki salvation nyine, salvation made us live as sons not slaves.
iyi salvation agakiza katumye tuba abana b'Imana, twabaye abana b'Imana, ntago tukiri abagaragu, agakiza kabonetse kuko Kristo yapfuye akazuka. Iyo Kristo atazuka, ko na Kristo Yesu igihe yari akiri kuri iyi si n'ubundi abantu bari bakiri imbata, kubera ko ntago bari bagahawe ako gakiza. Ariko amaze kuzuka niko twabonye ko ariho byabaye sealed yo kuvuga ngo noneho the Old Testament is done, isezerano rishya riraje. Mbere rero nanone icyo gihe cyose abantu bari bagaho nk'abagaragu, ntago babaga ari abana b'Imana, nubwo hari nabo Imana yishimiraga ikavuga ngo abantu bari bose ba Mose n'abandi bose ntago bo ngabo bari abana b'Imana. Nubwo Abisirayeli bari ubwoko bw'Imana, ntago bari abana b'Imana. Niho kuvuga ngo perezida abafite agace runaka akavuga ati aka gace ka Bugesera kameze niko gace kameze gutya, niko nitaho, niko ngira gute, nyine akakavuga ibintu byinshi ugasanga niko twavuga ngo ni nkako gakondo. Hari nk'ibihugu njya mbibonamo ugasanga nk'agace perezida avukamo, yenda mu Rwanda ntabwo bihaba iterambere ryaje, ariko hari ibihugu njya mbona nk'agace perezida avukamo ugasanga niko gace gafite iterambere rikaze, kubera ko ako gace nikavuka n'ubwoko bumwe na perezida, nyine ugasanga bava nko mu bwoko bumwe. Abisirayeli bari mu bwoko bw'Imana, ariko nabo ntabwo bari abana b'Imana, bwari ubwoko Imana yatoranije. Ariko twebweho twabaye abana b'Imana. Niba uri umwana w'Imana mu rugo, nk'urugero uri umwana w'Imana uri mu rugo, uri umwana wa papa mu rugo, nta nubwo wagira ikibazo ngo nuko ngo data ngo yahaye ngo abantu bo muri kariya karere ngo yahaye abantu ngo bahariya ngo yagize gute. Nimba ndi umwana wa perezida akavuga ngo ngabiye inka agace kose ka Bugesera, ngiye nta kibazo ndibugire kuko n'ubwoko yahaye. Ariko ngiyewe nk'umwana wo mu rugo n'ubundi bihari n'ibyanjye, ajya kubikora n'ubundi byari ibyanjye. Rero Kristo aza twahindutse abana b'Imana, yaraje kugira ngo twese noneho tuba abana b'Imana. N'abandi bari ubwoko ubakiri ubwoko, ahubwo nabo bazanwa kuba abana b'Imana. Twese duhinduka abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. So nibyo rero turimo kureba, nashaka kugira ngo turebe uburyo ki twahindutse abana b'Imana kubera agakiza ka Yesu Kristo twahawe. Turasoma mu Bagalatiya, Abagalatiya igice cya 4 ku murongo wa 4, ku murongo wa 4 n'uwa 5. Galatians chapter 4 verses 4 and 5 haravuga ngo maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Glory to God. Igihe gikwiriye twabonye ko gucungurwa k'umuntu cyangwa se kuza gucungura umuntu, Imana ngo yarabigambiriye kuva kera. Nyine yari yaragambiriye ko abantu baziyungira nayo muri Yesu Kristo. Yari yarabigambiriye kera ngo isi itaranaremwa, niko yari yarabigambiriye ko abantu baziyungira nayo muri Kristo, mu mwana wayo, muri Kristo Yesu. Ariko umunsi tubona ko process yo gucungura umuntu yatangiye ubwo Adamu na Eva bakoraga icyaha muri Edeni. Imana irazinga ibambika impu. Usaba mwitangira igice cya 3 niko avuga ngo maze Imana ibambika impu ngabarizo yambika. Bivuga ngo urwo ruhu ntago Imana yaremye uruha ko kanye ko twabonye ko ari yarangije kurema ibintu byose. Bivuga ko hari inyamaswa yapfuye kugira ngo bagire gute, bambikwe batwikirirwe, nyine Imana ibambike ibahe kugira ngo urwo ruhu ruboneke. Hari cyabanje guhari inyamaswa yapfuye kuko imputu ziko zituruka ku nyamaswa. Ubwo bivuga ngo hari igitambo cyabanje gutangwa kugira ngo babone uko bambara, bongere bambare, kubera ko bari bambaye ubusa, nyine bararebye ngo babona bambaye ubusa. Niho rero process yo gucungura yatangiye kuva mu itangiriro hose tubona kugeza muri Malaki, mu byanditswe byose tubona gucungurwa ko ari cyo kintu cyabaga kigarukamo cyane. Rero hano ngo noneho ngo maze ngo igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi yavutse ngatwarwa n'amategeko, kuko Kristo yavutse mu isezerano rya kera, yaje kiri mu isezerano rya kera kugira ngo acungure noneho babandi bagiraga gute, bari basanzwe batwarwa n'ayo mategeko. Biduhesha guhinduka abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Kuko Kristo twabonye ko Yesu niwe wari umwana wenyine w'Imana. Yesu niwe wenyine wari umwana w'Imana. Ntabwo twebwe twari abana b'Imana, twari na Kristo na Yesu akiri muri iyi si. Ntabwo Imana yari igifite umwana wayo, ko yaratubwiye ubwo yoherezaga umwana wayo ngo mu gihe gikorerezaga umwana wayo kudupfira, yaje ari umwana ko niwe mwana wenyine arufite. Zaburi ya 2 ku murongo wa 7 ntavuga ngo
niho avuga ngo uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye. Iri jambo Zaburi Dawidi aryandika yari ari kureba guhishura Kristo, uburyo Imana yamubwiye ngo uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye. Imana yabibwiraga Kristo yari asanzwe ariho, kubera ko twabonye ko Kristo niwe jambo ry'Imana, niwe Imana yaremesheje ibyaremwe byose kuri iyi si, niwe Imana yaremesheje ibintu byose, niwe jambo ry'Imana yahozeho. Ariko Kristo ari kumubwira, reba Imana iri kumubwira ngo ndakubyaye uyu munsi uri umwana wanjye. Nimba nje nkabwira umuntu ngo ndakubyaye, nkavuga ni Jabesi nje ndakubyaye uyu munsi kandi ndi kumureba, ubwo se yaba ari havutse mu nda? Oya, ntago ariho yaba kiva mu nda. Kristo uyu nguyu yari asanzwe ariho, ariko uyu nguyu yahise ahinduka umwana w'Imana, kuko Imana yaramwemera iravuga, iranamuhamya iravuga ngo uyu munsi ndakubyaye uri umwana wanjye. Natwe twahindutse abana b'Imana, ntago ariko mbere yo kuhinduka umwana w'Imana ubyarwa n'Imana ugomba kubanza kuba uriho. Icyo ni icyambere, jambo yari ariho. Rero natwe kugira ngo tube abana b'Imana bidusaba kubanza kubaho. Uravuka ukavuka ku maraso y'umugabo n'umugore, ariko guhabwa kuba umwana w'Imana bisaba kuba kwizera Yesu Kristo. Bivuga ngo uyu mwana yari asanzwe ariho, ariko yari Imana. Noneho Kristo Imana iramubwira ngo uyu munsi ndakubyaye uri umwana wanjye. Imana ishimwe cyane. Sinzi niba birimo kumvikana ibintu ndimo kuvuga cyangwa abantu bakirimo no kunyumva. Imana uyu mwana twabonye ko uyu mwana ari we wenyine Imana yari ifite. Kristo girangije iramutwoherereza aza kudupfira, kuko twabonye ko ari we Imana yabanje kubyara bwa mbere. Mubwira ngira kumubyaye uwo munsi niyo wabaye imfura yacu. Mu Baroma 8:29 niho havuga ngo kuko abo yaremesheje kera ngabo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se. Uyu mwana Yesu Kristo niyo yahise aba imfura mu bana b'Imana. Kristo yahise aba imfura kuko ntabwo Imana ibyara nk'ukuntu abantu babyara, ahubwo kumubwira uko yari azi ngo niko yahise imubwira ngo uri umwana wanjye ndakubyaye. Ntabwo yari imaze kumubyara mu mubiri nk'uko umugore atwita akabyara. Oya, kuko natwe Imana itubyara ntabwo yatubyaranye n'undi muntu. Nta mugabo Imana ifite ngo kubyo twavuga ngo twavuye twese mu nda y'Imana. Uko nguko niko Imana yabyaye Kristo imaze kumubwira ngo noneho ngaba imfura muri bene se benshi. Bivuga ngo twabaye abana b'Imana kandi ntabwo ari umuntu umwe, ahubwo Kristo yagize bene se benshi. Mu Cyongereza niho havuga ngo for those who foreknew he also predestinated to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brothers and sisters. Kuvuga ngo afite bashiki be, afite n'abarumuna be baharari benshi. Imana ishimwe cyane. Dukomeje mu Bagalatiya turimo gusoma igice cya 4 ku murongo noneho wa 6 n'uwa 7. Galatians chapter 4 verses 6 and 7 avuga ngo kandi kuko muri abana bayo nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu, avuga ati abadata. Katsubiremo. Kandi kuko muri abana bayo nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu, avuga ati abadata. Nicyo gituma utakiri imbata ahubwo uri umwana. Amen. Kandi rero ubwo uri umwana uri n'umuragwa ubihawe n'Imana. Glory to God. Imana ishimwe cyane. Nukuvuga ngo tukimara, kuko twamaze kuba abana b'Imana, noneho Imana yakoze tumaze kuba abana bayo, yafashe ngo umwuka w'umwana wayo, wa mwana wayo twabonye yabyaye, yavuze ngo ndakubyaye umunsi niweho mfura yo kuzuka, niweho mfura muri bene so benshi. Uyu mwana noneho ngifata wa mwuka wayo, kuko twabonye ko yari Imana, umwuka wayo irangije ngushyira muri twebwe ngo ari uvuga ati abadata. None ubu ngubu ntabwo tukiri imbata, ahubwo turabana, kuko twabiheshejwe n'uwo mwana. Tubiheshejwe n'uwo mwana, n'uwo imfura yacu, nako imfura ya data, imfura muri twebwe mu muryango, ari we Kristo. None ubu turi n'abaragwa b'ubwami, turabaragwa tubiheshejwe n'Imana.
tumaze gucungurwa niho twase tuba abana b'Imana. Kristo atarazuka ntago twari abana b'Imana. Umunsi yapfuye ntago twari abana b'Imana. Bamubamba ntago twari abana b'Imana. Ariko amaze kuzuka, ubwo yari amaze kuzuka niho twahindutse abana b'Imana, twemerwa nk'abana b'Imana bakundwa ku bwa Kristo wazutse, niho twahise twemerwa. Glory to God. Noneho twahindutse ngo n'abaragwa. Umurongo wa 8 ko ngo gituma utakiri imbata ahubwo uri umwana, kandi rero ubwo uri umwana uri n'umuragwa ubihawe n'Imana. Bivuga ngo niba uri umwana uri n'umuragwa mu rugo rwa Data. Imana ishimwe cyane. Turi kureba Kristo iyo Kristo adapfa ntabwo twari kuba abavandimwe be. Iyo Kristo adapfa ntabwo twari kuba abavandimwe be, ntabwo yari kugira abavandimwe iyo ataza gupfa. Nkuko twabonye muri Yohana igice cya 12 ku murongo wa 24. Ubutumwa bw'iziko bwanditswe na Yohana igice cya 12 ku murongo wa 24 haravuga ngo John 12:24 haravuga ngo nukuri ndababwira yuko iyo akabuto kishaka kataguye hasi ngo gapfe kagumaho konyine, ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi. Imana ishimwe cyane. Oh my goodness. Ngo iyo akabuto kataguye hasi ngo gapfe kagumaho konyine. Urumva akantu iyo wafata n'igishyimbo nacyo kakibika kuri table kigumaho gutyo. Ahantu gishize imbuto, akantu kose ugufashe yaba ari n'ikigori kugifata ukakirekera ahantu kiri ari cyonyine, ukakibika no mu mufuka wawe, nta kintu kimara nyine kaguma hari ako ngako ariko konyine. Ariko ngo iyo kagiye mu butaka, iyo ufashe cya kigori, katuvuga ikigori ko yako ndabizi kandi benshi bazi ikigori cyangwa se igishyimbo, iyo gifashe kikajya mu butaka, iyo kigeze mu butaka niho kibasha kugira kubyara izindi mbuto. Imana ishimwe cyane. Na Kristo nawe rero kutwereka ngo iyo ataza gupfa ntabwo twari kugira, Imana ntiyari kugira abandi bana, kuko Imana ubwayo itanga Kristo ngapfe, ari we rubuto yari ifite, ari we twabonye ari we seed of Abraham. Yafashe ya seed ishyira mu butaka, irapfa kugira ngo izuke none ifite other fruit, ifite izindi mbuto, ifitemo abandi bantu bashibutse kuri yo. Imana ishimwe cyane. Sinzi ibintu murimo kubyumva. Kristo wenyine yari we mwana wenyine Imana yari ifite, atarapfa yari we mwana wenyine. None hamaze kujya mu butaka mu bapfuye, amanutse mu butaka arapfa, noneho ngarangije azuka, ari twe mbuto tweze kuri iyi mbuto ya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Kuko ngo iyo akabuto kishaka kataguye hasi ngo gapfe kaguma kari konyine. Nawe yarakubwiye ati njyewe data yakubereka ati umwana wanjye ninamureka ngapfe azaguma ari umwana wanjye wenyine, ari we wenyine mfite. Ariko ubwo yagiye mu butaka agapfa, akabambwa, akazuka, noneho akazuka. Urumva ni nko kuvuga ngo isaka riri gukura rizamutse, riza rikura, kandi iyo rikuze rizana amasaka, ntabwo hazari agasaka kamwe nanone nkuko kagiye mu butaka. Cyangwa ikigori ntabwo kijya mu butaka ari akagori kamwe ukazamuke nanone ari akagori kamwe. Oya, ahubwo kaba gafite ibindi bigori byinshi ku buryo uhungura ukabonaho utundi duhege twinshi cyane. Natwe nuko nguko rero twaje kuri Kristo, twahindutse abana b'Imana kubw'uwo nguwo umwe wapfuye, twese duhinduka abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Ikindi kintu cya kabiri navuga, twagiranye ubumwe n'Imana, twahise tugirana ubumwe n'Imana kubw'uwo mwana wapfuye. Uwo mwana yaduhesheje kuba umwe n'Imana, kuko twabaye abana b'Imana, tubumwe n'Imana, kuko twahise tugira DNA z'Imana, twahise tubarwa mu bana b'Imana. Ntabwo twabazwe nk'abantu nko kwitwa, ntabwo twiswa abana b'Imana, ahubwo twabazwe nk'abana b'Imana. Kuko umuntu ashobora kukwita izina ariko ritari iryawe, ariko iyo icyo kintu ari kuvuga ari icyawe exactly unakigenderamo. Ntabwo ngiye wanyita umunyeshuri kandi ngiye ntari umunyeshuri. Ushobora kubona ugahita unyita umunyeshuri bitewe n'ukuntu urimo kumbona, ariko niba niga uraba wamisi nzapfu nyine. Ariko nimba nzi ko ndi umunyeshuri, nzabikubwira ko ndi umunyeshuri, ntabwo nzaba nitwa umunyeshuri, ahubwo nzaba ndiwe.
Imana ishimwe. Rero natwe turabana b'Imana, ntabwo twiswe abana b'Imana, ahubwo twabaye abana b'Imana. Abaroma igice cya 8, Abaroma igice cya 8 umurongo wa 14, ndasoma 14 kugera kuri 17. Romans 8 verses 14 to 17 haravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Oh, glory to God. Hejuru twabonye hano hejuru no twabonye ko Imana yafashe ngo umwuka w'umwana wayo ushyira hehe, iwushyira muri twebwe. None mu Baroma ho baratubwiye ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Umurongo wa 14 ni kutubwiye none abantu bayoborwa n'umwuka, kuko urumva uwo mwana niba ari muri wowe, umwuka we niba ari muri wowe, already ugendera muri uwo mwuka w'umwana wayo, kuko uri umwana w'Imana. Glory to God. Uri umwana w'Imana, umwuka w'umwana w'Imana uri muri wowe, Imana yashyize muri wowe. Bivuga ngo already wowe mu kugenda kwa ugenda already nk'umwana w'Imana, kuko you carry that identity. Uri umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane ngo kuko mutahawe umwuka w'ububata. Oh my God. Kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakira ati abadata. Noneho ngo arongera bisubiramo hano Paulo aratubwira none ngo ahubwo mwahawe umwuka uduhindura abana b'Imana. Uyu mwuka wa Yesu Kristo ubwe niwe waduhinduye kuba abana b'Imana, uw'Imana yashyize muri twebwe. Ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Oradose botayade. Umwuka w'Imana ubwe ni uhamanyana, umwuka w'Imana ubwayo ni uwemeza umwuka wanjye ko ndi umwana w'Imana. Ntago ngewe ubwanjye niyemeza ko ndi umwana w'Imana, ahubwo umwuka w'Imana uri muri ngewe ni uvuga ati you are the child of God. Umwuka, that spirit that is in with us, ni uvuga ngo you are a child of God. I don't need even to think that I'm a child of God, but the spirit in me confess it. Niyo yambere ibanza kubimbwira ko ndi umwana w'Imana, igahamanya nanjye n'umutima wawe kavuga ati you are the child of God, kubera ko umwuka ari muri ngewe. Imana ishimwe cyane ngo kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa. Redo satakaria. Turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo. Niba turi abaraganwa nawe ngo kuko aravuga ngo ku murongo ngo turi abaraganwa na Kristo, abaraganwa na Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhabwe ubwiza nawe. Imana ishimwe cyane kubera ko Kristo twabonye ko twamaze guhinduka abana b'Imana. Kristo niwe pfura yacu, niwe pfura yo kuzuka ko twabyize, natwe tuba abana b'Imana. Bivuga ngo mu bana data afite mu byo yaraze abo ibyo yaraze Kristo natwe turabifite, twabiheshejwe n'uwo mwana. Ntago twebwe natwe bizadusaba kugira ngo dupfe kugira ngo tumere nka Kristo, ngo nuko ari we pfura ngo ubwo buri mwana wese agomba kuzapfa akagera ikirenge mu cya Kristo. Oya, ahubwo uwo mwana imfura, our first born, we yarabikoze ubwo yari Imana agahinduka umuntu, araza warabikora kugira ngo natwe duhinduke abana b'Imana. Noneho tuba n'abaragwa, tubabaraganwa nawe. Bivuga ngo the power that was in Jesus is the same power that we have. Imbaraga zari muri Yesu Kristo nizo mbaraga dufite kuko twaraganwe nawe. Redo satakariada. Ububasha bwose, ubutware bwose, Mana we, ubutware bwose bwari muri Yesu Kristo. Iby'Imana byose yafashe ikabikira muri Yesu Kristo, byose imwohereza hano, nibyo natwe yaduhaye kuko niwe uri muri twebwe. Bivuga ngo twebwe ibya Kristo, ubwo Kristo byari bimwuzuye byose, nibyo ngo natwe yatwujuje kuko turi abaragwa. Kandi ntabwo yavuze ngo noneho ngo kubera ko yari imfura yanjye ngo ndamuha byinshi ngo mwege ndabaha bike, ahubwo yaduhaye Kristo, yaduhaye umwana we w'imfura, arangije aduhereza n'ibye byose. Rekote bo sande bo shatayabo. Niyo mpamvu ibya data byose ari ibyacu, ibya data byose ari ibyacu, kuko we carry that identity of being the children of God. Imana ishimwe cyane. Ikindi, nta nubwo tukiri imbata z'ibyaha, ahubwo twabaye abana b'Imana. Ntabwo tukiri imbata z'ibyaha,
agakiza kaduhesheje umudendezo no kwitwa abakiranutsi. Twabaye abana b'Imana, duhinduka abakristo, abakiranutsi muri Kristo Yesu. Ntabwo tukiri imbata z'ibyaha, kuko kadusome muri Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 8 ku murongo wa 34 na 36. Ubutumwa bwiza, yes, John chapter 8 verses 34 36. Haravuga ngo Yesu arabasubiza ati, nukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Imbata ntiba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Nuko umwana n'aba batura muzaba mubatuye byiteka. I liked my version here, NIV. Nakunze NIV yanjye kuntu yabimbwiye. Verse 34 yavuze ngo, Jesus replied, truly, very truly I tell you, everyone who sins is the slave to sin. Now, a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 35 niyo yavuze ngo, now a slave has no permanent place in the family. Mwebwe ntabwo mukiri imbata z'ibyaha, kubera ko imbata hano ikintu yari gushaka kuvuga ngo umucakara cyangwa se umukozi ntabwo aba mu rugo, ntabwo aba afite permanent place mu rugo, kubera ko igihe kizagera hava agende, ntabwo aba muri urwo rugo. Ngo imbata niba mu rugo iteka, araza abari gukorera ibihembo, yarangiza akagira gute, akagenda agataha. Ariko twebweho noneho ngo but the son belongs to it forever. Ariko umwana we none, umwana urugo ruba ari urwe. Bivuga ngo kuba imbata y'ibyaha ni uko utari mu rugo, kuko kwa data ni mu gukiranuka, ni mu rukundo, ni mu bwiza. Kwa data ni mu bwiza gusa, niko navuga. It's in the glory, mu cyubahiro, mu buntu. Niho aho ngaho niho kwa data, niho mu rugo. Naho umuntu uje ari umucakara uje gukora aho ngaho, arakora ngiza akagenda. There is no permanent place for him. Ariko twebwe twabaye abana b'Imana, twebwe twahindutse abana b'Imana. Bivuga ngo nanubwo tukiraba, we are no longer slaves to sin. Ntabwo tukiri abacakara, ntabwo tukiri imbata z'ibyaha, kubera ko kwa Kristo icyo twakira, icyo yatwuje, icyo yashyize muri twebwe nicyo gikomeye cyane kurusha ikiri muri iyi si. Ngo so if the son sets you free, you will be free indeed. Ngo mwana nabo batura, namwe nimubatuka. Yarakubabwiye none namwe ni uwo mwana n'aba batura. Uwo mwana twahereye twiga uwo mwana uwariwe, twabonye ko ari Kristo, uw'Imana yabyaye, ari we mfura muri bene se benshi. None uyu mwana uvuga ngo uwo uzabatura. Ijambo ryatubwiye ngo ufite uwo mwana afite uko guhamya, kandi uwo mwana ufite uwo mwana afite n'ubugingo buhoraho. Bivuga ngo this son, uyu mwana turi kuvuga, ari we Kristo, ari we mwuka we Imana yaduhaye muri twebwe. Bivuga ngo uyu nguyu wabatuye arabatuka byiteka, uwabohoye agira umudendezo. Imana ishimwe cyane. Ubu twemewe nk'abana b'Imana mu rugo, twemewe nk'abana b'Imana mu rugo. Ntabwo tukiri nk'abakozi, ntabwo twe turabacakara, ntabwo turi imbata, ntabwo turi ikindi cyose, ahubwo twebwe turi abana b'Imana. Kubera ko mbere abantu bajyaga gukora ibintu byo kuvuga ngo gukorera Imana ahantu byavuye. Umucakara bakora kugira ngo yemerwe, cyangwa se agire irindi peti, cyangwa se ashimwe. Yes, kugira ngo ashimwe, yongezwe. Niko umucakara yahora agakora. Na kera abantu bajyaga gukora basaga nk'abakora Imana kugira ngo Imana ibarebe, Imana ibabone, ibemere. Uko niko umuntu w'umucakara ameze. Ariko twebwe turabana, ntago dusaba kwemeza data kugira ngo atwemere ngo tuba abana. Never. Ntago twemeza data, ntago tubikobokera, ahubwo kwemera uwo mwana byonyine. Kwemera uwo mwana, uwo nguwo Imana yatanze ku bwacu, biduhesha kuba abana b'Imana, tukaba abaraganwa nawe. Imana ishimwe cyane. Twitwa abana b'Imana ubu ngubu ku bw'agakiza twahawe muri Kristo Yesu. Ku bw'aka gakiza niko kaduhinduye ko abana b'Imana. Ndimo gusoza, amategeko turebye mu mategeko wasangaga umuntu
abantu bakoreraga Imana nyine nk'abacakara, reka mvuge gutyo, nk'abacakara bakoreraga Imana nk'abacakara, bagakora imirimo myinshi, bagakora ibintu byinshi kugira ngo bemerwe. Ibyo ndimo kubabwira, kugira ngo Imana ibemere, Imana ivuge gutyo ngo ivugane nabo. Ari nabo no muri iyi minsi abantu benshi batazi ko ubuntu bwaje ngo bemere kuba abana b'Imana, ahubwo barashaka gukomeza gukorera Imana, bashaka kuba abakozi nyine b'Imana ngo bayikorera kugira ngo inezerwe, barashaka kuba abakozi bakorera Imana ngo batanga byinshi ngo kugira ngo Imana ngo barashaka kunezeza Imana mu bintu by'isi kandi bitagira umumaro. Ariko Kristo wenyine twebwe twamaze kumenya kumwizera, kuko no mu mategeko abantu bagendwaga n'ayo mategeko aribo Kristo yaje gucungura abo batwarwa nayo kugira ngo binjire mu buntu bwa Yesu Kristo. Basangaga bakora ibintu byose, batangaga ibitambo, bagasenga kenshi gashoboka, bagakora ibintu byose bishoboka kugira ngo barebe ko Imana yabemera, barebe ko Imana yavuga ngo yego, ireba ngo umutima wabo. Abantu ngo Imana ngireba ngo umutima wa Dawidi ngo uburyo Dawidi ngameze ngiramushima, ariko byari ibishushanyo byo kureba Kristo, byo kwerekana Kristo uwo ari we, Kristo uwo nguwo yemeye akavuga ati dore mbonye none umutima wanjye wishimira. Kuko nubwo babikoraga Imana ntabwo yabishimaga. Yari yivugiye mu gitabo cy'Abayuburaya ngo ibitambo n'amaturo byose sinabishimye. Bivuga ngo nibyo bose bakoraga nanone ntabwo Imana yigeze ibishima na rimwe. Ntabwo Imana yigeze ibishima na rimwe. Ahubwo ngo noneho ngigira gute, ngiyitegurira umubiri. Imana ishimwe cyane. Mu buntu bwa Yesu Kristo, iyo tugiye turebye mu buntu bwa Yesu Kristo, duhinduka abana b'Imana kubwo kwizera uwo mwana ari we Yesu Kristo wenyine. Igikorwa cyonyine dukora ni ukwizera. Kwizera Yesu Kristo. Yes, igikorwa cyonyine dukora ni ukwizera. Ntabwo bidusaba kurira akazakanyarira ngo turi kwinginga Imana. Hari ibintu njye numva nkumva kwinginga Imana mukabi, kwinginga Imana. Uziko nyine papa wanjye ntajya mwinginga. Subwo hari igihe mu mutwe wanjye bijye ako kantu kajya kumwumva umuntu ari kumbwira ngo tugiye kwinginga Imana, ngo reka tuyinginge tuyiterete. Nakwibuka ko papa wanjye nagenda mwinginga, yabavuzeho yavuga yego, nanjye sinshobora no kumuhakanya. Nimba ngiye mubwiye ngo nyeneye ibi ngibi nuko mbikeneye, the answer he has to give me the answer direct. Ntago ambwira ngo nzabitekereza kuko ni papa. Nibaza rero papa wanjye ubwenge mubwira gutyo agahita ambwira, nibaza data wo mwijuru buryo ki asaba ko manza kumutereta, habanza kumukorera amasengesho y'iminsi 7, habanza kumubyinira ngo akabonye Mana, ngatanga ibya 10 by'imbavu n'iby'amatu. Oh my goodness. Ariko nyine ugasanga ni that ignorance yo kutamenya what is salvation. Agakiza niki? Agakiza ninde? Ni Kristo wenyine waje kugira ngo ibyo byose abituruhure. Yego yababyibuze turi mu isezerano rya kera, ibyo byose byakagombye kuba bifite umumaro, kuko nta nubwo bigereraga basabaga umuntu ko babwirira Imana, yarangiza n'Imana igatuma umuntu kugira ngo ijye kubabwira. Ariko hano mu isezerano cy'ubu ngubu twese turamenya. Ubu byo ndimo kubabwira, nawe hari ibindi watubwira turamutse tukwakira, nawe watubwira ibindi. N'ibyo hari na nimugoroba bari buze kutwigisha. Ntabwo twebwe tuba dukeneye umuntu. Ubu twakagombye kuba kuri fellowship dufite umuntu umwe, dufite nka Mama Olivine ari utureberayo. Mama Olivine ari utumenyera ibintu byose nyine uko Imana ivuze, twe tutumva ijwi ry'Imana, tutazi ngo Imana ivuga gute, tuzingira cyaba mu misozi tujya kuyishaka. Mama Olivine akavuga ati uyu munsi ntabwo iraboneka, yabishaka avuga ati uyu munsi Imana ntabwo iraboneka, mukitahira nyine mukamenya ko itaboneka kuko umuhanuzi yavuze ko idahari. Ariko ntabwo ariko bimeze. Ibintu byo kuvuga ngo mugiye kwinginga Imana mu gusabana na data, ntabwo ari ibyo kwinginga, ntabwo ari ukuyitereta, ntabwo nta n'icyo gifite. Ubundi se wayingingisha iki, wagiteretesha iki? Ko twabonye ko umwuka w'umwana wayo ari washyize muri twebwe, ari udutakira ngo abadata. Uwo mwuka w'umwana wayo niwe uzi ibyo dukena, niwe uzi ibyo data akwiye kuduhereza, niwe uzi uburyo dusaba data, niwe uzi uburyo tuvugana na data. Rero kuba abana b'Imana byonyine twabiheshejwe no kuba twarizeye Kristo, uwo mwana imfura, our first born, turanje duhabwa kwitwa abana b'Imana. Abagalatiya igice cya 3, katsoma iki gice umurongo dusoze maze dusenge. Ariko mu gusenga turaza gusenga kugira ngo
twebwe twamaze kumenya ibyaka gakiza, twamaze kumenya turimo kwiga agakiza, ni byinshi tugifite byo kuvuga ku gakiza, ariko hari na benshi bataramenya ibyo ari byo. Twebwe tugomba gusenga kugira ngo tubashe noneho guhishurirwa cyane biruseho, turushe guhishurirwa cyane biruseho, kuko twabonye ko iyo turimo kuvuga Kristo, turi kuvuga agakiza, tuba turi kuvuga Kristo, tumuvugaho imibabaro ye, tukamuvugaho kubambwa kwe, tukavuga gupfa kwe, tukavuga guhambwa kwe, tukavuga kuzuka kwe, tukavuga ubwiza bwakurikiye iyo mibabaro yose Kristo yanyuzemo, nuko gupfa kwe n'ibyo byose tukavuga n'ubwiza. Aribwo turimo uyu munsi, kuko abahanuzi babyanditse. Noneho nijoro Apotre yansekeje avuga uburyo ki babaga batanazi ibyo bari guhanura. Amushuwa ku mwuka w'Imana uri muri twe, ntago ari kuri twe. Ubundi umwuka w'Imana yabazagaho, ariko twebwe umwuka w'Imana uri muri twebwe amenya ko nimba manuye, nimba ndi kubwira, nimba ndimo guhanurira Izere, mba nzi n'ibyo ndi kumubwira ku buryo nanabisubiramo. Ariko bona nubwo babaga bazi ibyo ari kuvuga, kuko ikintu cyanyinyemeje n'uburyo kinasomye inkuru ya Sawuli, umwami Sawuli ngo agiye gushaka Dawidi, ngo arangije ngo agenda hanura inzira yose, ngo yikurubanga hasi agenda hanura, arimo umwuka pe, umwuka wari wamuje harahanura. Ariko ageze aho Dawidi ari, abantu bose, Dawidi naravuga ati oya, Dawidi amenye ubwenge, aravuga ati ndabizi umwuka w'Imana ntajya atinda ku bantu, araza agahita agenda. Dawidi arigendera. Sawuli umwuka w'Imana umuvuye yahise yegura inkota ati munshakire Dawidi, kandi ariwe waje ari guhanura. Bivuga ngo nubwo yari azi ibyarimo, nubwo yari azi ibyabaye, ariko twebwe ntabwo ari uko nguko tumeze. Yes, ntabwo yari azi ibyabaye, kubera ko tubona ukuntu yagiye hanura. Noneho ukuntu Dawidi, ikintu cyanangaje n'uburyo Dawidi yaciye n'umwenda we, arangije ari kumwereka ikimenyetso kimwereka ko iyo abishaka yari kumwica. Arakimwereka, aravuga ati noneho wa mwana we, menye ko uri umunyampuhwe, menye ko ufite umutima w'Imana muri wowe, Uwiteka ari kumwe nawe, amubwira ibyo byose. Nyuma bwarakeye aravuga ati mumpigire Dawidi. Dawidi ari hehe noneho munshakire, yohereza n'ingabo zo kujya kumuhiga nanone. Bivuga ngo nanone icyo gihe umwuka w'Imana wabaga wakujeho, ntunamenye ibyabaye kuko yazaga kuri wowe. Ariko twebwe Imana ishimwe cyane, kuko Kristo umwuka wari uri muri twe, turi muri Kristo nawe ari muri twebwe. Ni ukuvuga ngo Mana yanjye, nari ngiye kubereka ukuntu mfashe intoki zanjye ngo turafatanye gutya kandi ntabwo mwabibona, ariko Kristo njye nawe turi umwe, kuko ari muri njyewe, ndi muri we, nawe ari muri njye, aranyuzuye. Mana we, ndi muri we, nta n'icyabasha kumfumbatura mu biganza bye, nta cyankura muri we, nta cyankura ahari, nta gishobora no kuza kunyegera aho ndi, nta cyanyegera aho ndi, kuko ndi muri Kristo, nawe ari muri njye, kuko ategekera muri njye. Umwuka uri muri njye umpesha kugenda nk'umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Abagalatiya igice cya 3 umurongo 26 na 27 haravuga ngo mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Mwese muri abana b'Imana, abizera mwe mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Nta kindi na kimwe, nta murimo n'umwe wakora watuma uhinduka umwana w'Imana. Nawo pe, nta murimo n'umwe wakora watuma uhinduka umwana w'Imana. Kuko twabonye ko ababigerageje kugira ngo bemerwe n'Imana, nabo Imana ntiyigeze ibashima. Ababigerageje ngo bashimwe n'Imana yabonye wapi bitavamo. Ababigerageje bose ikintu cyose bakoraga kugira ngo Imana ibemere, ibakire, ngo ibemere nk'abana, it was useless, kuko babikoraga ugasanga ntacyo bimaze, Imana ntirimo kubibona. Ariko ubwo yitambiraga umwana wayo, Kristo ubwo yavuze ngo ngiye ntanga ubugingo bwanjye ku bwa benshi. Bivuga ngo n'igihe bazaga kumufata atabishaka ntawe ari kumukoraho, kuko yari Imana, ariko niwe watanze ubuzima bwe. Nta muntu wamugambaniye. Yenda abantu barabivuga ngo Yuda yaramugambaniye kugira ngo asoze ibyo ari byanditswe, kuko Kristo yaje gusoza ibyo ari byanditswe byose n'ibyamuvuzweho.
ntabwo yaje ngakora ibye, ntabwo yigeze ajya out of ibyari byaramuvuzweho, kuko yari aharahibereye babyandika banabivuga, yari abizi kuko niwe wabahaga no kubyandika no kubivuga, niwe wabahaga kubihamya. Ariko noneho yaraje aravuga ati ntanga ubugingo bwanjye, kuko iyo atabishaka nta n'umwe ari kumukoraho. Igihe cyose yabanyobaga akigendera bakamubura, akanyura mu masaka akigendera bakamubura. N'uwo munsi iyo baza kumureba bari kumubura, kuko baje batanazi uwo ari we. Baje kureba aravuga ati Yuda arabwira ati uwo ndi busome niwe mumenya ko ari we, kuko ntibari banamuzi kandi bahora bamuhiga, ntibari banamuzi uwo ari we, kuko iyo bari bamuzi ntibari gusaba ikimenyetso cyo kumenya uwo ari we. Ariko Kristo aravuga ati nge ntanga ubugingo bwanjye, I lay myself down, ngira ubugingo bwanjye ndabutanga ku bwa benshi, kuko niwe witambiye Imana Data. Nta muntu, nta ruhare rw'umuntu rwabayeho, nawe Kristo wenyine. Aka gakiza twahawe nta muntu wagakobokeye, niwe hano kugakobokera nta kuzabona, bizarangira uhombye. Nta gakiza gakorerwa, ahubwo turakakira kuko ari impano. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 27 mu Bagalatiya ndimo gusoma niho havuga ngo kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. Byo nababwiraga, twambaye Kristo nawe ari muri twebwe, kuko twaheshejwe aka gakiza, twagaheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Glory to God. Ndashaka kugira ngo dushyiraho microphone dusengane Imana. Imana ishimwe cyane. Muri iyi minota isigaye, mu gihe Mama Clarissa, Mama Ganza akimaye umwanya, ndagira ngo nawe mukoreshe dusengane Imana. Dusengane Imana muri iri jambo, kuko twebwe twahindutse abana b'Imana. Tugomba kubibwira ubugingo bwacu, kuko umwuka uri muri twebwe niwe uhamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Ntabwo uyu mubiri wambwira ngo ndi umwana w'Imana, kuko nta bubasha ubifite.